Tariki ya mbere Kanama duhimbaza abatagatifu Alphonse wa Ligori, umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Twibuka kandi mutagatifu Petero intumwa ari imbohe. Turahimbaza n'abatagatifu Boni umusaserdoti, Speransiya umubikira n'uwahowe Imana, Karitasi umubikira n'uwahowe Imana, Fidensi umubikira n'uwahowe Imana, Veri umwepiskopi, Etereurudi umwepiskopi, Arikadi umwepiskopi, Fida uwahowe Imana, Filiyaridi, Yuriyani na Eimardi umusaserdoti. Turibuka kandi mutagatifu Petero intumwa ari imbohe. Kuri iyi tariki twibuka ko Petero mutagatifu yaboshywe azira kwigisha Yezu Kristo. Umwami Herodi yari amaze kwica intumwa Yakobo mukuru na Yohani. Abona ko yarushaho gushimisha Abayahudi yishe na Petero mutagatifu, niko kumufata aramufunga. Mu buroko yarafungiyemo ahasiga abarinzi, yashakaga kuzamucira urubanza rwo gupfa imbere y'Abayahudi iminsi ya Pasika irangiye. Ubwo Kiliziya isabira cyane mutagatifu Petero. Igihe mutagatifu Petero yari afunzwe, marayika aramubonekera aramukangura. Iminyururu yari aboheshejwe iracika. Marayika niko kumubwira ati, kenyera wambare n'inkweto zawe uze tugende. Mutagatifu Petero aramukurikira, ariko mbere atazi ibyo ari byo, akeka ko arota. Bamaze kurenga ahari abarinzi hose, bagera ku rugi rwaganaga mu mujyi, rurakinguka ntawe urukinguye. Bamaze kugera kure, marayika aragenda. Petero yumva neza ko Nyagasani yamutabaye, niko kuvuga ati, ndabyumvise neza, Nyagasani yohereje marayika we ankiza Herodi n'inzika y'Abayahudi. Uko abakristo ba mbere basabiye Petero mutagatifu muri ayo makuba, tujye natwe twibuka gusabira Papa na Kiliziya mu ntambara idahwema yo kurwana na shitani n'abagaragu bayo. Turahimbaza mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori, umwepiskopi n'umukurambere w'abaredamutoriste n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya, wabayeho ahagana mu mwaka w'1697 kugeza mu 1787. Mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori yavukiye i Naples mu mfura zaho nkuru. Ababyeyi be bari abambere. Kuva mu by'igihumbi 200 i Naples hari umutware mukuru w'umukurambere wa mutagatifu Alphonse, usibye ko n'abahatwaye cyangwa bahanogeye ari bene wabo mu myaka yakurikiye. Alphonse wa Ligori agiye kujya mu iseminari, ababyeyi be bamuha mutagatifu Francisco wa Yeronimo w'umuyezuwiti kugira ngo amubarerere. Nuko uwo mutagatifu ahanura ndetse kuri Alphonse ngo ko azaba umwepiskopi, akazaramba cyane bisingiriye imyaka 90, akazagira kandi akamaro gakomeye cyane muri Kiliziya. Ibyo ari byo byose, Alphonse yatangiye kare kwihata ubutagatifu n'ubwenge bw'amashuri, bituma ndetse abona impeta y'ubuhanga bw'amategeko ya Kiliziya n'ay'igihugu afite imyaka 16. Nuko aho arangirije amashuri, abavoka, umuntu wunganira abandi mu mategeko, amumaramo imyaka 10 ntacyo agawaho na gito, ahubwo aburugero rw'abakristo b'ukuri bakora uwo murimo. Kubavoka ariko ni se wari wabimutegetse, yabikoraga ari ukwemera gusa ubushake bwa se, ari uguhata gusa umutima we gukunda icyo utarangamiye. Nuko aho yumviye ko adateze kuba umutagatifu ari inkushuranyi y'umwavoka, naho atabukora mu icyaha, ati, wasi we kuva ubu ndakuzi
ntukinshoboye. Areka atyo kuba avoka, se ashaka kumuha umugore w'imfura no kumugira umutware w'abana be. Alphonse arabyanga byose, nuko ajya gutura Bikira Mariya inkota ye y'uburwanashyaka, maze ajya mu iseminari kwigira ubusaseridoti. Abuhabwa amaze imyaka 3. Atangira ubwo rero kwigisha abahinzi yitanze bitangaje. Abonye ko atabahagije ubwe, atangira kubaremera umuryango w'abapadiri bazakora umurimo mbere na mbere wo kubigisha no kuba ababo. Uwo muryango ni uw'abaredamutoriste, abasaseridoti b'Umukiza. Aho umariye gukomera, Imana iha umusaraba inshuti zayo z'ukuri, ishakira Alphonse umusaraba utangaje kandi ukomeye cyane. Nuko Alphonse atotezwa birimo gucibwa na se na bene wabo n'inshuti n'ababanje bose kumufasha mu kumutera inkunga mu ishyaka yarwaniraga ingoma y'Imana, arinda ndetse no gutabwa n'umuyobozi we wa roho. Byose ariko Alphonse arabyiyumanganya bya gitagatifu koko. Umuhoza yari asigaranye gusa ni Bikira Mariya, ndetse n'umuryango yari yiremeye w'abaredamutoriste nawo uramuca ntiyahigima. Ibitabo yanditse kuri Bikira Mariya, ari ibyerekeye teolojiya cyangwa kwitagatifuza, ntibigira uko bisa. Nibyo byatumye, hamwe n'inyigisho ze z'akataraboneka, Alphonse wa Ligori, aho Papa Gregory wa 16 amwandikiye mu gitabo cy'abatagatifu, Papa Pio wa 9 akamwandika nawe mu cy'abarimu ba Kiliziya. Mutagatifu Alphonse wa Ligori yitabye Imana ku itariki ya 1 Kanama 1787. Ntukababazwe nuko utotejwe, uzizwa Yezu Kristo. Turahimbaza kandi Mutagatifu Etelewurudi, umumonaki wo mu kinyejana cya 10. Mutagatifu Dustani niwe wubatse imfura ya monasteri zose z'Ubwongereza. Ayubaka i Girastobuli muri Somorus. Aharerera abamonaki benshi beza. Umwe muri bo ni Mutagatifu Etelewurudi twibuka uyu munsi. Yakomokaga mu muryango ukomeye w'i Winchester. Yabanje kuba mu ntore z'umwami, hanyuma Mutagatifu Elifeji amuha tonsura. Babana imyaka mike, nyuma Etelewurudi yinjira muri monasteri ya Girastobuli. Mutagatifu Dustani nawe yategekaga. Umwami wamukundaga arahamuvana, amuha monasteri ategeka, amufasha no kuyubaka neza. Etelewurudi yohereza mu Bufaransa umwe mu bamonaki be kujya kwigishayo amategeko n'imigenzo ya monasteri zikomeye kugira ngo arwanire ishyaka iye. Ubwo kandi niko agerageza gushyira imbere muri byose urwo rugo yategekaga, akoresha ubwenge bwe, yumvira kandi inema ntagatifu. Kuwa 29 Ugushyingo 963, Etelewurudi yatorewe kuba umwepiskopi wa Winchester. Kuva ubwo arushaho kurwanira Kiliziya ishyaka no kuyongeramo abatagatifu. Abifashwamo n'abatagatifu Dustani na Oswald umwepiskopi wa York. Inama yabo itegeka ko abapadiri n'abamonaki babi bafungwa. Icyo gihe abatware b'isi n'abami bayo n'abategeka ba Kiliziya bari bahuje inama muri byose. No mu Bwongereza niko byari bimeze. Mutagatifu Etelewurudi arwanya abihaye Imana babi bose, arabyangirwa, ariko ntiyagamburuzwa nabyo. Yari intare ku babi n'intama ku beza. Yitabye Imana ku itariki ya 1 Kanama 1984.
abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Roma turahimbaza mutagatifu Fidesi, bivuga ukwemera, Siperansiya ukwizera, na Karitasi urukundo, ababikira bahowe Imana, ngo bari bene mutagatifu Sofiya, bapfiriye Imana ku ngoma ya Adiriyani. Abanditsi bamwe bakeka ko batabayeho usibye no kuba barabaye abamaritiri. Icyakora ababihakana nta ngingo igomba kwemerwa bafite kugeza ubu. I Vienne mu Bufaransa turahimbaza mutagatifu Veri, umwepiskopi. Tuzi gusa ko muri 314 yari mu nama nkuru ya Ariri mu Bufaransa. I Roma ahagana i Latini turahimbaza mutagatifu Bonini na bagenzi be bahowe Imana. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi ni Arikadi umwepiskopi, Fida uwahowe Imana na Filiyaridi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.